Amen. Kandi nongeye kuvuga ati amen. Kanongere mbasuhuze mvuga ati ijambo ry'Imana rije uyu munsi wa none ribashe kubageraho rifite kubakomeza, rifite kubatera imbaraga kugira ngo dukomeze dukataze twegera Imana. Imana ikomeze barinde kandi ikomeze bagirire neza. Ijambo Imana yashize ku mutima uyu munsi wa none ni ijambo rigira riti dukataze. Iyo rero gukataza no kuvuga ngo haba hariho ibikubuza gukomeza urugendo. Niyo mpamvu haba hasabye gukataza. Haba hari ibikunaniza. Ni nko kuvuga ngo hariho ibigufata, ibigukurura bigusubiza inyuma. Ariko bidusabye iki twebwe abakristo? Bidusabye gukataza. Uyu mwaka dukataze bene data. Uyu mwaka dukataze twegera Imana. Uyu mwaka dukataze twishimirwa n'Imana. Uyu mwaka dukataze dukora ibyo Imana ishaka. Uyu mwaka dukataze kandi twongere dukataze. Imana ishimwe cyane bene data. Niryo jambo tugiye kuganiraho umwanya mutoya, kuba twumva, kuba dukurikirana. Iryo niryo jambo ngiye kubasangiza rivuga ngo dukataze. Imana ishimwe cyane. Dukataze mu kunezeza Imana, dukataze mu gukora ibyo Imana ishaka, dukataze mu gukora ibyo Imana, dukataze mu gukiranuka, dukataze kwishimirwa n'Imana, dukataze guhimbaza Imana, dukataze kuririmbira Imana, dukataze kuvugira Imana, dukataze kwerekana Imana muri twebwe muri iki gihe, dukataze kandi twongere dukataze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Luka isura 18 umurongo wa 35 tugarukire kuri 40. Haravuga ngo nuko yenda kugera i Yeriko, impumyi yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza. Yumvise abantu benshi bahita ibaza ibyo ari byo. Barayibwira bati ni Yesu w'i Nazareti uhita. Itaka cyane iti Yesu mwene Dawidi mbabarira. Imana ishimwe cyane, mbabarira. Abagiye imbere barayicyaha ngo iceceke, ariko irushaho gutaka iti mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara abategeka ko bayizanira iyo mpumyi. Arayibaza ati urashaka ko kugirira nte? Nayo iti ndashaka guhumuka. Amen. Imana ishimwe cyane. Izi ni inkuru za Yesu na ya mpumyi. Ubwo Yesu yaravuye hehe? Imana ishimwe cyane. Ubwo Yesu yaravuye i Yeriko, atambuka hari impumyi aho. Kandi iyo mpumyi yagira gute? Iyo mpumyi yumva habayeho impinduka, yumva hariho abantu batambuka ku bwinshi. Iribaza ese iki ni ibi ni ibiki? Imana ishimwe cyane. Irabaza abantu barabwira ati ni Yesu w'i Nazareti uhita. Ahise yumva ko ari Yesu utambutse. Asobanukirwa ko Yesu ashoboye byose. Asobanukirwa ko Yesu ari we yatura ikibazo ciwe. Natwe bene data dusobanukirwa tumenye kuko nta wundi twabwira ibibazo byacu ari Yesu. Nta wadukemurira ibibazo ni Yesu. Hamagara uyu munsi wa none hari uwakwitaba. Uwo Yesu yakwitaba, mutabaze. Iyo mpumyi yigira inama iravuga ati Yesu mwene Dawidi ngirira impuhwe. Mbabarira unkureho ubu buhumyi bumaze igihe. Mbabarira ubashe kunkiza. Mbabarira ungirire neza. Ariko abantu baraho hafi bakomeza kumubwira ati ceceka, baramucecekesha. Uyu munsi wa none nkunda kubwira ngo kataza mwene data. Mu rugendo rwo kuja mu ijuru ukataze. Nubwo hari ibikugoye kataza. Nubwo hari wabagucecekesha kataza. Nubwo hari ibibazo kataza. Imana ishimwe cyane. Nawe baramucecekesha ati naceceke. Ariko ntiyumviye ayo majwi. Ntiyumviye amajwi yamucecekesha. Kuko abamucecekeshaga iyo yabanaga nabo ntaco bigeze bamumarira. Imana itubabarire. Hari igihe Satani aza gucecekesha kandi ntaco akumariye. Hari igihe abantu bagucecekesha ntaco bakumariye. Hari igihe ibihe bigucecekesha ntaco bikumariye.
bitahindura ikibazo cyawe kigahora ari cya kindi. N'iyi mpumyi nayo yamenye nk'uko aba bari ko bamucecekesha ntacyo bafite gukora ku kibazo ciwe, kandi amaranye nabo igihe ariko batigeze bamukuraho icyari kimugoye. Aravuga ngo nubwo bancecekesha ntibazi ububabare bw'umutima wanje, ntibazi kimbabaza umutima, ntibazi icyo nkeneye. Imana ishimwe cyane. Hari igihe abantu baguca intege batazi ikiri ku mutima wawe, batazi uburemere buri ku mutima wawe, batazi umutwaro ukwiremereye. Abantu bakaguca intege zo gusenga, abantu bakaguca intege zo gutarama, abantu bakaguca intege zo gushaka Imana, nyamara batazi ikiri ku mutima wawe. Rero wowe ukizi, kataza. Wowe uzi icyo, wowe uzi intego yawe, kataza usanga Imana. Imana ishimwe cyane. Nawe yarakataye, aravuga ngo nubwo mumbuza guhamagara ayo majwi ntabwo nuyumvira. Aravuga ngo uyu mwana wa Dawudi ngirira impuhwe. Bamubujije ahubwo yongeraho kugeza Yesu ahagaze. Natwe nitwakataza bizatuma Yesu ahagarara turindire kugira ngo tubashe kumugeraho, tumubwire ibiri ku mutima wacu, tumubwire intimba ziri ku mutima wacu, tumubwire ibituruhije n'ibituremereye, kugira ngo adufate ukuboko atugendeshe, azatugeza ahera ku Uwiteka, kugira ngo yumve ibyuzuye umutima wacu, yumve ibyuzuye umutima wacu. Yesu nuko dukataza. Imana ishimwe cyane. Amaze gukataza Yesu arahagarara, aravuga ngo nimumuzanire. Ategeka kuko bamumuzanire. Araza amugeraho, amaze kumugeraho aravuga ngo wifuza ko nakugirira nte? Nawe neza aravuga kuko yari afite intego yatumye ahamagaza mwene Dawudi ngirira impuhwe, kuko yari afite intumbero. Aravuga ngo ndashaka kubona. Hari igihe dukurikira Yesu tudafite intumbero, hari igihe dukurikira Yesu tudafite intego, bigatuma rero abantu batwinjirira bakaduha intego zabo tukazigenderamo kuko nta ntego dufite. Imana tuba ariko iyi mpumyi yari ifite intego yo guhumuka, yo kubona, nayibone nk'abandi, ibone ibitambuka. Iravuga nubwo bambuza, nubwo bashaka kunshira mu cyerekezo cyabo, nubwo bashaka kumpa intego yabo, iyi ntabwo no yemera kuko mfite yanje. Natwe dufite intego yo kuja mu ijuru. Rero ni nayo mpamvu rero tudafata intego z'abandi zo kurimbuka tuzivange n'ubuzima bwacu, kuko dufite intego yo kuja mu ijuru. Niyo mpamvu rero dukomeje gutumbira Kristo ndetse no kumwizera nubwo hari ibituruhije, nubwo hari ibitunaniza. Niyo mpamvu rero tudakutse umutima, dukomeje urugendo rwacu kugeza twinjiye ahera hahera. Imana ishimwe bene data. Rero aha dusomye hakaduheza amasomo agera kuri 4. Isomo rya mbere ni ugukataza. Imana ishimwe. Nubwo hariho amagambo yatuma tutakomeza gukurikira Imana, adushaka kudushiriraho blockage, ayo ntabwo atubwiye. Dukomeze dukataze, ibigaragazo dukataze, mu bukene dukataze, mu byago dukataze, mu bukire dukataze, mu byishimo dukataze, kugira ngo tugere aho Imana idushaka. Isomo rya mbere niryo dukataze. Irya kabiri twoye gucika intege. Ni impumyi ntiyacitse intege, ntiyakuwe umutima nuko bayibwira ngo niceceke, ahubwo yakomeje kurushaho. Nubwo yatangiye yamiriza gake, ahubwo yakomeje kwambaza, yiyongera ijwi. Iravuga ngo mwene Dawidi ngirira impuhwe. Ntiyacitse intege kugeza ageze kuri Yesu abona igitangaza cye. Nawe nudacika intege mwene data, wewe unumva uzogera kuri Yesu kandi uhakuriye igitangaza cyawe. Isomo rya gatatu. Isomo rya gatatu ni rihe? No kwiyambaza Yesu, kuko ga niwe watangije uru rugendo rwiza muri twebwe, no kurusohoza izarusohoza amahoro. Uzukomeza gusa dukomeze twambaze Yesu, tumubwire data, dore nibi nabyo birananiye, dore nibi tuyibwire. Niko yavuze ngo hamagara haruwa kwitaba, mbwira wewe gusa naje ndabishoboye, kuko ndi umugabo ukomeye, ndi umugabo wigwijirije imbaraga z'abakomeye, nzagutabara nawe uzabibona kuko ndi Uwiteka Imana ikora. Wewe yibwire gusa mwene data. Irindi somo rya 4 nuko ugira intego, ukagira intego mu buzima bwawe, intego yo gukurikira Kristo, intego yo kwishimirwa n'Imana, intego yo kuzabona ubugingo buhoraho. Iyo rero ufite intego ntabwo uzuja mu ntego z'abandi, ugasanga abemeye kuba mu buzima bwo gutsindwa ko barakuzanamo intego zabo ukazigenderamo, ugasanga nawe ubaye muri list y'abazarimbuka. Iyo ntego rero bene data tugira intego k'abana b'Imana, intego yo kuzabona Imana, intego yo kuzabaheraho Imana. Isomo rya 5 kumenya kubwira Yesu, kumenya kubwira Imana icyo ushaka.
ukabwira Imana, Mana ndashaka iki. Apana kuvuga gusa utazi icyo uvuga, apana gutera waraza. Iyo uvuga neza ikibazo cyawe uzusubizwa igisubizo, icyo gisubizo ukabasha kucishimira. Ariko iyo rero utavuze ikibazo cyawe, icyo gisubizo ntuzucishimira kuko cyaje mu buryo nawe wavuze ibyo utazi. Rero bene data ndabingingira gukataza, dukataze Imana twishimire, dukataze mu masengesho yacu, dukataze mu ndirimbo zacu, dukataze mu gukiranuka, dukataze kwishimirwa n'Imana, dukataze kuba abayumbe beza, abapasiteri beza, abakirisitu beza, abaririmbyi beza, kugira ngo Imana twishimire, kugira ngo tugere ku Mana kandi twakura ibisubizo byacu. Nuko bidusabye gukataza, kuko impamvu dukataje niki? Nuko dufite ibiturwanya, nuko dufite ibyatubuza Yesu, nuko dufite ibyatubuza inzira nziza. Niyo mpamvu dusabwa gukataza. Jambo ry'Imana ribafashe bene data.